tubahaye ikaze mwebwe muteze amatwi Theo TV Kinigi nkuko twagiye tubamenyesha ko turaze tubagezaho byinshi byiza bigiye bitandukanye aho tugenda dusura urubyiruko rufite impano zigiye zitandukanye nkuko twababwiye rero nanone twatembereye tugera ku basore bacu nkuko ugenda ubibona na basore bafite gitari acoustique baraza kuba batwibwira tubwira amazina yabo turaza kuganira nabo mu minota mike baza kuturirimbira n'indirimbo kugira ngo twumve ira gitari ese niyo kuririmbisha cyangwa se niyo kugendana bisanzwe. Reka duhere hano ibumoso bwanje kuri uyu musore wambaye umupira w'ubururu atubwire amazina ye. Musore, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Amazina yawe ninde? Amazina ni Justin Zuite. Iryo ni izina ry'ubuhanzi se naba n'izina ry'ababyeyi? Ni izina ry'ababyeyi rivanze n'izina ry'ubuhanzi. Uraza kutuvangurira amazina y'ababyeyi n'amazina y'ubuhanzi? Amazina y'ababyeyi ni Justin Niyitegeka. Amazina y'ubuhanzi ni Justin The Best Way. Ufite izina ryiza ariko cyane. Dukomeze iburyo bwanje uriya musore ufite gitari nawe atubwira amazina ye. Amazina yanjye ni Zuita Sam. Zuita Sam. Zuita Sam. Harimo akantu rakakwe. Samuel Zuita. Samuel Zuita niyo mazina y'ababyeyi. Ni amazina y'ababyeyi. Rero tubasanze ahangaha mugenda mukorera imirimo yanyu ya buri munsi twebwe iyi ni Theo TV Kinigi. Wowe uduteza amatwi cyangwa se urimo ukurikirana iki kiganiro reka nkubwire ngo ikaze kandi ute kuba wakuraho ndeba niba warakoze subscribe uze ko wakora subscribe ukore like share and comment mu yandi magroupe ugende wa ya WhatsApp ya Facebook ya Instagram hirya no hino kugira ngo tubashe kuba twashigikirwa namwe mudutega amatwi umunsi ku munsi. Hanyuma rero tugiye kuba twaganira n'aba basore tubasanze aho bakorera imirimo yabo ya buri munsi ariko banafite igitari. Iyo gitari imara iki? Iyo gitari tuyicurangiraho indirimbo zikadushimisha. Yego. Kuko buri munsi uko ducuranga tugenda twiyungura n'ubumenyi kuri gitari. Hanyuma mukaba mudusanze ahangaha twari turimo twiga n'ubundi indirimbo. Murimo mwiyibutsa? Birumvikana ko rero burya namwe mushaka kuba murimo abahanzi. Mbese murimo abahanzi naba muririmba indirimbo z'abandi? Turirimba indirimbo z'abandi nyinshi ariko natwe hazaza tugenda dushaka uburyo twakoramo izacu ngo ziratungana neza ngo zinoge ariko turaza kuzishyira hanze. None se mwebwe ubwanyu mukora nk'itsinda cyangwa umwe akora ku giti cye n'undi agakora ku giti cye? Dukora nk'itsinda uko tubona gutya ngo. Itsinda ryanyu mwantu mwariho izina? Ntabwo turariho izina kuko dutangiye vuba ahangaha. Byumvikane ko mwatangiye kwiga umuziki ariko mu bihe byashize? Nta gihe kirekire kirashira urebye ni nka wenda ni nk'ukwezi kumwe gushize mumaze mwinjiye mu muziki. Oya nanjye nkurikije uko mbona uriya muhungu afashe imirya n'uburyo agenda akoramo ndabona bizaza. Hanyuma rero reka wenda duhere kuri uriya musore ufite gitari tuteye kuyimwambura ngo tuyiguhereze reka abanze atunyuruzeho akaririmbo tubanze twumve ngo ya gitari akamaro kayo ni akahe. Karibu umusore wacu. Muhungu wacu arimo neza rero murabibona mwe muduteza amatwi nyabona mudushigikire tugumye tuzamure impano z'urubyiruko zigiye zitandukanye. Waba uri hano imbere mu gihugu mu Rwanda, waba uri muri diaspora muri Amerika, mu Bwongereza, Bufaransa, hano imbere muri Afurika iwacu reka nkubwire ngo dukorere subscribe unadusharinge hirya no hino kugira ngo turusheho kugenda duterana inkunga natwe turusheho gufasha urubyiruko muri byinshi bigiye bitandukanye tuzamura impano zabo. Ari akandi karirimbo waturirimbira se musore mwiza? Yego. Njiramo rwose mwatubwiye ko muvuye muri indirimbo z'abandi byumvikane ko indirimbo zose muzizi.
Yes, urakoze cyane. Reka twegereye umusore wacu nawe umuhereze twumve koko niba ibyo yatubwiye ko ari ukuri, nawe niba akora mu mirya akibwira abatanazi nka ya mvugo y'abasaza. Twumve rwose. Iyo ndirimbo ko nyiketse. Bakobwa baduteye agahinda. Aha, urakoze cyane. Nawe turumva urimo neza mu bijyanye n'umuziki. None se twababaza, ese mufite intego ki muri uku kuzamura umuziki wanyu, muri uku kubaka itsinda ryanyu? Murafite intego ki, murifuza kugera he? Muri kutubaza cyane ra. Turimo turababaza cyane kugira turusheho kuganira. Nubona iyi video amenye icyerekezo mufite, ndetse arusheho kuba yaba nabafasha kubatera inkunga yo kuba yazamura ibikorwa byanyu cyangwa se tara yanyu, umuziki wanyu ukaba wagira ku rundi rwego. Intego ya mbere dufite niyo gukomeza kwiyungura mu bumenyi gake gake. Yego, gake gake tukandika indirimbo zacu, tukareba ko twavamo abahanzi, ko twajya tunacuranga no mu bisohoke n'iz'abandi, mu bukwe n'ahandi hantu hatandukanye mu gushimisha abantu. bivuze ko n'ubu uwabakenera kumucurangira mu bukwe mwanyarukirayo. Ari akaririmbo k'ubukwe se muzi? Gakubiteho twumve rero. Akaririmbo k'ubukwe ku buryo karagiye kudukururira abantu bakajya baduhamagaza bajya kubaririmbira mu bukwe. Abavandimwe banyu bifuza kurushinga kubasabira umugisha w'ababazi bayobowe adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe, umugisha w'abahombi amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe, n'umwuka wawe. Wowe ufite ubukwe rero reka nkubwire ngo cyahangaha kuri Theo TV Kinigi cyangwa se uze kuba waduhamagara kuri nimero ndaza kukwereka 0788921244 kugira ngo tuguhuze n'aba basore baza gucurangire mu bukwe bashimishe abatashe ubukwe bwawe. Si byose nuko nguko abasore rero turabashimiye, tuzagaruka tubasure cyangwa se tubahamagaze tuganire namwe dukora ikiganiro kirambuye mwiteguye, kuko ubu ngubu twari dusa naho tubatunguye muri mu kazi. Reka tubareke musubire mu mirimo yanyu. Niki mwabwira abakunzi banyu baduteza amatwi muri aka kanya? Abakunzi bacu bakora subscribe kuri Theo TV, bakanasura ama TikTok yacu, njyewe nitwa Samuel Zuweta. Ni rwose nanjye nabashishikariza gukora subscribe nyinshi cyane kugira ngo Theo TV basi izamuke natwe tubashe gutera imbere. Bakora na follow kuri TikTok onse ni uwajiste. Ndumva nkasoza mbashimira kandi ndacyakomeje kubashimira, n'inkunga zanyu zirakenewe cyane. Murakoze. Murakoze cyane rero mwamuduteza amatwi. Yari Theo TV Kinigi on camera. Twizere ko murakomeza kudushigikira aho muherereye hose. Ciao, hasta la vista, nakagaruka.